Mwiwe neza mwana tekina nisi muze twababaza urifuza kutubaza iki mwana wawe? yangira ngo turangira twagura ikibanza cyo kugura. Ikibanza cyo kugura ni icy'amahoro se mwana wawe? Muze ni icy'amahoro, nta kibazo kibiri. Biragaragara ko ushaka ikibanza rero muri kino cyaro cyacu. Hano hari ubutaka bwanjye wo nsanga, hano hari umuhungu wahaguze warwabuze isoni, rero sinzi metero kare ushaka uko zingana. Yesu bwakije kwiga nigire ku ishuri ndabona nakererewe. Metero kare dushaka nk'ikibanza, uri kumva ikibanza kiri ahantu heza nko mu gipangu, nk'umuntu yakubakamo nk'inzu ya kadasiteri. Yo mwana wanjye ntabwo niyo mbasha kumenya amakuru neza y'ahangaha kuko nanjye meze nkaho ndi umwimukiyeho numva maze imyaka 2 ahangaha, urumva yuko n'abaturage baho ntabazi neza, ariko hari uburyo ki nazagenda nkagutereteramo nkagenda nkubariza ahandi hantu. Ahubwo se uturutse he? Uze wumva nirutse aho bita Kicukiro mu Kagarama. Mwana nakererewe ra. Kirwacu ntabwo nzajya rukereza umuntu nawe. Ahantu hasa nko mu nkengero z'umujyi niho twashakaga, ariko ikaritsiye muyituyemo n'abantu benshi nubwo hagaragara nk'aho ari mu cyaro. None se mwana wa uvuze ko uje uturutse ngo Kicukiro mu Kagarama, kuki utagiye gushaka iyo mu Bwanacyambwe se cyangwa naho ngaho zambura butura ukaza gushaka muri kino cyaro cyangwa? Muzaho ngaho sinabona ukuntu musubiza, kuko buriya umuntu yagiye gupanga buje yo gushaka ikibanza mu Bwanacyambwe na nyine, ariko nyine nawe urabona uko binasa kose ni mu nkengero n'ubwo hateye abantu benshi, ariko ni heza nyine. Rero wa mwana we nk'uko nahoze mbikubwira, hano dufite ibibanza byinshi. Nakubwiye ko dufite ibibanza byanjye wo nsanga ndetse n'umuhungu warwabuze isoni. Rero ubwo ngubwo kubwo kugira ngo tudakomeza kwizimba mu magambo, ngiye kugenda mushakire muri abo ngabo, ngende nkubariza n'ahandi kuko ntabwo menyereye nawe nk'uko nabikubwiye. Ubwo rero ahubwo sinzi uburyo ki nazakubonamo. Muze biroroshye, sibyo? Biroroshye, ngiye kuguha nomero zanjye unshakire, umuntu yazanagura agacupa byagenze neza, bakubona ikibanza cyiza umuntu yazagura n'agacupa. Ahubwo se ntabwo umuntu yakwandikira nomero se? Urazinyandikira he ko nta n'agakaramu nagendanye munsi. Kirazandika mwana wa? Zandika. Amazina yawe witwa nde? Nagena Emmanuel, nta kibazo muze. Nanjye nitwa Muzehe rwa Bukamba. Ubwo reka ngende nzakubwira uko bimeze iminsi uko izagenda. Muze kandi urakoze. Nawe urakoze, ugende n'amahoro y'Imana mwana wa.
cyo Yeah. ko bimeze Yeah, man. ngo uri fresh Naribi bro. wallahi Bideza. va umve ngo ni neza byadanje Kubura se zagukomye wazifatiye wallahi wallahi. n'ibintu bimbayo mve gusumba ikinyonga nawe kwa kazungu Kwa kazungu. ikinyonga ati kirabikoma byadanje Uracyumvise ra. cyane wangarashe Ubwo ndabona uzagera agafege kari. agafi yuko ntabwo nakabura Gatoto wanjye toka. agafi yuko sisubiza ariko Bisi nawe nujya wiburira. abiza agafi twe ntabwo nakatira shabine cyumva nyifite byarangiye nibereye impara kandi sibizi ko nari Cyase intore man furize igiye kuzatwica kari. kandi aryo byiza Nibyo byiza. Ariko umunsi zatunereye ntabwo tuzazivamo kazi. ubundi wowe zikikuguramo mugomba kutuzijanduka tuzivamo aba ari birangira Mfani vuba vuba. Gusa urumva batujyana gute n'intoshe ziba ziri kuri uyu musozi. akushumi yanjye Ni ukudutamo amasasu tubatamo amabuye. ishumi yanjye ibiceri byarabuze Cyane abyo. noneho ngo naraye nikaraze n'umugoroba nanagiye kubigira ahantu kumva izi naba nkigera mu ipangu suzi ya Jordan nambaye se do nahise nyita mu ipangu nakarenze shidwe giye kifuyemo dore Kiba cyakurenze gaswe. akazi k'uno munsi kari k'akazi ese umwana yagiye hara ariko wasanga yagiye ku ishuri ariko uno munsi wari umunsi w'amasomo banze ndebe ariko rwaba kwisi nagorwa koko usa n'iki cyana cyagiye kijyanye urufunguzo kubera iki ikintu kuba kugira ngo yige neza yinshi nk'imbara ahubwo bakora njyewe rwabukamba njyewe nk'uko njyewe nagize nyuma mbese no kumenya kwitenda hano abetse nk'uko njyewe nishe nyuma n'iki icyangombwa cy'ubutaka akomeza kukihisha buri gihe akatakata hirya no hino kugira ngo uretse uyu nguyu nawe ndaje mwereke yuko ngiye kwa kwisi na kimwe ibindi ngomba kwifatira umwanzuro reka mbane njye ku kabari ndakwereka njye nabaye nyifata mu kiga nkimufata nahise mvamo mpita ngenda njya kugasumbisha ahantu kwa wandi ko wamujama nyine n'uwamukire nyine izi nyamara ukamesa nk'ubita ibiceri yamara runani nza kinkubita urunani nahise nikaraga homu mpita ngira utuntu nshitura nyine nshyira mu nzu ndavuga ati kanze gukorera turebe ko twabona nk'agafega ariko zimbayo nyimara kujya kwa kazungu nsanze ngo uvuye muri ngo zakora umwangaraje mana y'Rwanda naye ngiye gufata wa mujene ngo ndebe ko hari ikintu afite kirabwo na gutobora wakintu naho ubundi gusa ariko ibiceri kuko agafege kameze neza kandi abaryo neza ariko ntugire ikibazo mwana wenda aza kugutama sibyo se ibiceri n'ibisisteye nje ukura ngo twikaye akanone ndageze kwa kazo nsanga ntago hari mita nkitama mitama kanere mise nkusanga ibicaka dagaswi nanjye usanze maze kuzirya niyo mpamvu cyarenze ubufana dibira wadaye shana doze bagufashe nibi cyane akumye n'agafege utagafana ubwo rajye kagufemo rero yagiye gufata rukara wari kugire tu akira tuzahuza ari ubutaha ugiye kwikaya se bo bamuje bafite inyotwa za danje subizi naribi orshi
tuza tuza. Mwana ibi n'ibikirimo none. Akira nyakira. Akira nyakira. Yisi mwana mukuye. Akira gira zamuka hari. Cyumva sha. Cyumve. Akira nabikubwiye. Akira sha. Cyumve. Ibintu ukoze ariko ni neza. Rero nabwo ati ndagutama uyu munsi ni show. Akuye umwana wamukuye. Uyu mwana mbonye hari yipfushije no mu ishyamba. Uyu mwana ariko yameze neza. Umva ni fresh? Cyari neza. Umvisha abanza yumve neza. Kunze cunga bigutunga seke gira. Okay. Twaji.